Listen peace kagurirwa imva yakoze wanumbiwe nude mu umucacuru ninyo je nagazajya zanga ndongore aje kurongora izo ntaya nago bibaho yabuze umuntu murongora ari kwitera stone wandayawe rero natakwanika kabisa inda iraje iripimye iratwaye igikurimo amafaranga arenga 150 ingahe nagize amatsiko namagaye Melissa ndamwandikira ndabwira ati no way why mbona bino bintu bimeze gutya Stone like ari contentingana n'undi mukobwa byagenze bite Melissa nyuza hirya no hino arambya indese nambwa ati men wondi kuvugura bizi sometimes najyaga nyura boro bita Satan Pepper nje kubareba ngasanga umuntu bita Stone n'umuntu bita Shani barishimiranye n'abakunzi bishimiranye so byaneye amatsiko ndavuga ati no icyo kibazo nyibaza niba barasharinganye ko nakibajije I don't know nahise mbazwa n'abantu barenga 10 bambaza buri mwe amereza makuru ye no anzanira Shani bimeze gutya nyine ni bench mfite WhatsApp zirenga abantu 23 n'abantu bamfitiye gihamya pana kuvuga guza gusa Yigo banzaniye staff zitandukanye nabati no kwa ko nge na nimero ya Shani ngira ndashaka kuzumva ndavuga ati none se mwaritsa kugira ngo buri umwe ajya nyura ku ruhande agenda ateranye mugenzi we buri umwe anyure ku ruhande nge nagize gutya no ndashaka kubakorera live nge buri mumwe akaza akavuga de topic yiwa pana kuvuga ngo byundi Melissa niwe twatangiranye avuga uko byagenze nakira Jessica avuga uko byagenze avuga ko yakundanye na Stone imbere uza kumumupapura n'ibiki koko Stone nago mugikundana nago dukundana ahubwo ikintu kinzanye hano cya mbere na mbere man abantu bako bamenyeye nge nakunda kuvuga cyane bambabarire basharinge Jessica please guys share kuva Jessica Jessica rikavuye hano nyine yava hano yarika bashike bari coding gute Jessica anyamiza mu kanwa ko Stone namuretse kubera Jessica man ibitutsi bye man buri munsi amezi abaye ane Shani yabaye Shani yabaye Shani ndekera umugabo waramunyibye mu sharing Jessica ze hano man guys mugira Jessica garuke ugato turanze tuganire kimwaraza ndakagenda nganje naramwishimye aya man kana namwisharingi gute njyanye miza mu kanwa gushani okay sava urumva nahangane nateruri ya mujura ari wabahangana nje ankure mu matwi je ibya Jessica ngo shani gute nawe uri kuvuga cyane nawe none se iki byari ibintu mba numva je wowe watandukanye n'umuntu bita Stone byanyabye waratandukanye naramuretse sinamuretse kubera izinduru z'imihanda buri munsi Shani we induru y'abayinduru sinye induru zabo naramuretse ubundi guhumeka ndi kujya nkajya neza nkumva ndahumetse none se Jessica ubona yangaruye gute Jessica wandaye we vai hano wandaye we kanje mu sharing y'indaya aje mu indaya man ese kota inkuru y'aba bantu rayize nago nyiza ahubwo najyaga mbona wandaye niba uri natera niba utari natera wandaye umubanze mwishyura ari amakanzu uri kumva ubone kuza hano gushimangiza ibishimangiza ushare ngo ubusa ndakwiyamye wandaye w'umwaka umubi babambye ese Jessica bamusharinze akaza bakaba Jessica vuye hano reka Jessica wagarutse ko mbizi ko uri hafi wagarutse hano murafite nimero ya Jessica namamagare bazabiranye ese bari kurwanira umugabo umwe bimezo ninde se kurwanira umugabo ahubwo ninde uri kurwanira umugabo nge nta mugabo mfite hano kuri TikTok ndanabiyamye nta mugabo mfite ntawe abana bari kuvuga ngo naramugwaniriye nyine none se umugabo twarabanaga bakamutuka kumugwanira umugabo nibisanzwe kuba wamuvugira ati mwimutuka urukumva mwimvugira umugabo nabi nibisanzwe none se ko namuretse gute ngaruka wewe mwararekanye n'uwo mugabo ngo barakwanze mbisi baramaze wakibwawe cyo gikobwa cy'ikigori gigusa Odese yere ukotana ibintu byancanze mu minsi yashize nagiye kubona mbono undi mukobwa arapostinze ngo uyu niwe mugabo ndabwasi no uriya mujura niwe bari gukundana uri ko none se reka mubaze Shani ni gute utandukana n'umuhungu nani icyumweru agahita ku nani icyumweru reka nkubwire Derrick bakundanye mu gitondo saa 10
bagenda ahantu kuri BDS Stone ahita postinga uriya mujura tera bakundanye mu gitondo amupostinga nimugoroba uri kumva ibyo bintu bibo umunsi umwe se niba mwana reka mubwize ukuri rukota niba ari ikintu cyanunguye umuntu bita Shani na Stone ni abantu njyewe like nyine nakundaga nta nubwo ari no byo kuvuga ngo erega naturazamureka wowe urabona Jessica ninde wamujya ninde muntu wamubirana ikintu asa ni Jessica undi wanuzi wa Jay ni Jessica we Jessica subu ntabwo muzi mwana uyu nguyu wari muri iyi minsi wari uri gutukana na ba Jack n'abandi bose kwa Godfather wari kwa Godfather ariko rukota na uribagiwe Jessica mani yirirwa nyanika ngo Shani namutwaye umugabo aho bose namwibutsa aho icyo ndi kuvuga niwe bari gukundana no Stone singira ngo nundi ya Stone ari kumwe n'undi muntu utari Jessica ego ngiye nabonye post bari kumwifuriza anniversaire nyine mbona ari kumwe n'undi mukobwa aribyo byatumye ntekereza bitabaho ubundi sireka nkubaze Deri reba ibitutsi byose Jessica atanguye gutuka tera uri kubibona none hazamubagagura mpaka amezi 10 ashize mpaka natera arambigwa reke Stone nose ese nge ndibaza ubundi ko muri mwese nta n'umugikundana nawe ikibazo ni ikihe gituma buri umwe ashobora gunyura ku Rwanda agasamira undi hejuru ku rwego ruteye nta kibazo na kimwe gihari twaranabikemuye byaranarangiye ahubwo ikibazo gute yagarutse hano akaza kumva asamana uwo muniga ubundi afite ibiceri afite ikima Stone ni umujeni ni izina ry'Imana niwe mujeni muri Kigali wa mbere mbonye ukoze inkundura y'aba baby barenga ni izina do nagize nge sindanakora amatiku ngo nze fungure live hejuru y'aba ariko niwe mutipe wa mbere mbonye ukoresheje ababebi barenga 5 bose bazavuga ngo ndamukunda nicyo ndi kubaza afite iki abandi batipe badafite ko nicyo ndi kwibaza nze wenda twabaza Shani bakunda aramuranitse ngo niba afite ibiki bibiri ese Shani niki gituma muhangana Stone nyine okay wenda abagore batanga attention mu bijyanye n'uburiri ashobora kuba ari agatangaza yaga impamvu duhangana nukubera Jessica araza akadutuka bigatuma tuza kumusubira nese mwamumurekeye niba mukunda dika nabindande mu bitwaye iki Jessica ni mu musharinge aza hana ahubwo avuga ukuntu twiyunze akaba ari no kundabura ni mu musharingira yivuje ngiye muhamagaye live ya Itipa nta muntu ufite nimero yenga muhamagare basa azana birangiye men birangire nyine tubishyira akadomo ntihazagire n'umurongera kubishyira ako mwana ngenda shaka kubishuti no mujama mwana ndumva akora ko iyo byawe genda muzi baribona n'inshuro 3 kanje simwanga uri kumva ndamukunda mani Jessica arambagaguye aranigagura aranyicara amara ndi ku mutupe uri kumva ndamukunda ariko naze hano hazongere ngiye kumva ajya bagagurana n'uriya muteranye ngabye na mu bimaso romani yansa no muntu ufite amafaranga mwana oya icyo nzi nuko Stone ni umubyinnyi kandi mwiza kabisa nguri nyuma kugeza subiranye na Stone ntago nzasura na Stone mu gihe Jessica gihumeka ubuzima never ahubwo Jessica kamukunda ahubwo Jessica muzagane mufate Stone mu muterure mu muzane bakundane na Jessica basa mugumane wenyine ko gwa dutuka Super Jessica akunda Stone kuri iyo level abantu bamuhanganiraho gutyo mwana ndakwiyamye wa mwanda ndakwiyamye none se nakora vlog umwana wanjye se aramusiba n'ubari muri postize kakujye we natera kabaje mwabajura mutazi kwishura imyenda ejo bundi uribuka ukuntu mwaguye kuri moto muri kumwe wowe mugwa nk'ibinuze turi kureba mani mugwa mu maso yacu ibibaza umukobwa shaka ceceke muzamure Jessica muzamure kanyumvira uwera nawe uwera Stone uri kuvuga ngo ntakirimo ahanganishije abagore barenga 5 wowe kari abantu batazi inkuru hano ninde umuhanganiye ahubwo Jessica mani yarababaye kandi bari kugwanira ariko Shani reka tugaruke inyuma nawe muri iriya minsi umukunda baramuhanganiye bya danje bici mundu naramuhanganiye of course na cyane mani none se ubarihe nubundi se yagiye kwa Jessica rega nje Stone namuhoye Jessica mani okay mutuzamura red mbabarira nukuvuga ngo nta n'ikindi kiboro mupfa usibye Jessica n'ubundi style we waravuze ngo reka bani kutu umuhungu namugwanira intambara narangiza nkamu man akajya gusaba Jessica tuke man man ibihumbi 200 by'amanyarwanda
mani oya mutambera nkanjye we Yesu we. uyu mumama mani ese ibyo ni bya biri Derek yigeze kwaka kera by'umuriro. Nibyo mwana bya bindi by'umuriro dore nibyo bidukora. Yesu we haki bibiri bizadukora. Ha? Zamura uyu mumama ladies mbabare ndakwinginze muzamura. Uyu bita Ladies Choice. Na Jessica zazamuka ngo ushaka kumusebya terasi yibye si umujura. Nguyu no nazi. Zamuka. Jessica nawe zamuka ni kukubona mu gikari zamuka. Mwaramutse neza ladies. Yego. Waramutse fresh nta kibazo. Mwaramutse neza cyane. Urakaza neza mu isi y'amatiku. Murakoze. Yego. Jessica yaje se mwamubonye. Muhamagare nawe zamuke. Jessica araza ndabizi keretse niba adasha kuko yari okay. Jessica ari hano yatubwiye ngo tuzane Shani none Shanaraje. Jessica arabuze ntabwo ibi bintu byabo. Ubwo nyine okay Jessica araza ndabizi araza. Jessica ntabwo ajya apfa yaje. Namubonye kabisa reka muzamure. Teberero sasa. Nanjye ubundumiwe none. Nihangane ngiye kuba mvuyeho gato ngiye guhamagara n'undi afite 130 by'amavuta nawe azamuka. Ninde bimufite Jessica ni ufite 100. Uriya ngo nitera iriya ndaya y'umwanda yiba yazengereje abacuruzi bo mu mujyi. Tera uri gukundana na Stone. Uranyecuru gusa nukubona abantu bagenda babyuse kubangana kuri nta bwenge bafite mu mutwe. Jessica network yawe ko mbona iri gutuma utazamuka neza bimeze bite? Jessica ndi kumuzamura ntaze nyaka request turebe ko bikora. Batangiye ryari mwana ko mwana bagira ngo batangiye. Nakubwiye ngira yewe nayicangiye bizi ko ibi bintu byari bimaze kuba birebire. Nukuvuga ngo buri umwe yaratangiye kujya aca ku ruhande akavuga nabi mugenzi we ku rwego ruteye ubwoba. Handi bano bantu bose bari kwisanga hari umwe uri gukora ibyaha kandi bifungisha mugenzi we. Kuko nge sindo mani murabizi sindo umuntu upfa gufungura live cyenyeye. Ariko mfite message mwese nabadarapira hano mukumirwa mukavuga ati bino n'urwango rurimo ibyaha pana urwango runo rwakeneye. Apana. Ese nakuntu bakwiyunga mani. Nicyo kintu cyatumye mfungura ariko Jessica twariyunze. Ikintu kinangaje nukuntu bose ngo biyunga umwe yabo umwagaca ku ruhande nyine biratangaje. Naze Jessica ntari naze Isundo umujama bamuretse mwana bakamukwama bagafata abandi bwo kumureka kagereka kumuvugaho ahubwo kabagagura abangaba basigaranye Stone yarahombeje Jessica agomba kumubagagura. Bagagura Jessica tera mpaka kugeza gupfa. Anishura imyenda y'abandi agireka gusinzira ngakiragura urukonda ngaho rero recording rero twaje. Jessica zamuka. Jessica nagwa invite ubwo ni uri uyaccepting. Kiye ntabwo byumva. Tera muri kuvuga uri gukundana n'ubundi na Stone. Iriya ndaya y'umwanda. Nange myendangaza. Ako nganza mana uwo mukobwa bita Tera yaje hano. Tera ko ngushaka hano waka. Mumuzamura. Umbizi ko muzamure ko bari gukiragura urukonda. Umujama mwana ndashaka kumenya password akoresha mwana. Ase Stone ntabwo muzi rukota. Aramuzi rukonda nase saza umuhugu twakundanaga. Ngewe ni wa undi mwakundanaga w'inzo. Buretse nze muhige. Stone ndumva nta muntu utamuzi hano. Kuko naramuzi. Saga yabaye saga. Muri poste za hano za Shani. Bro niyo saga ya mbere nyine tunabonaga nanjye ngaceceka. Nta nubwo Stone wamubona keretse wanditsemo Shani wa Stone nibwo umubona just. Karanyice. Ari kumwe n'amazina ye. Hari utu video ndi kubona bari kumwe. Ntabwo Stone wamubona utanditsemo Shani wa Stone. Kasha. Ntabwo bibaho. Cyande kwibaza ngewe ni password umuniga akoresha kugira ngo abebe bafate imitima ngewe. Manu uziko shari ibintu mwe mutazi. Zamura Jessica please zamura Jessica. Jessica okay Jessica ndabona yaje. Jessica nagwaye inoza. So Jessica ni network mbi afite ni ikihe kibazo? Tapinge man, gira abantu batapinge. Mutapinge tubone network abana yaje man. Abaye iki Derek? Yego. Jemva ni mwana ku ishuri sinamenye habari byagenze uti. Yego nazanye Shani avuga ko mwiyunze nta kibazo mu gifitanya ahubwo ikibazo kiri hagati y'uriya mukobwa
harya bambwiye ko yitwa Tela. Yego uramujura Tera uramujurira ikibazo ngo kiri hagati ya Tela sinzi ngo n'amadeni afitanye n'abandi bakobwa yabambaye simbizi ngewe nuko mbyumvise. aburetse wewe ngo ni PC buretse ngo PC Jack listen ni PC kagurirwa imva yakoze wanumbiwe nundi mu umucacuru ni nyoko nuzonge nundi musi kumenya ranagana na nyoko wakubya kinyendaro umva najya umwana ku ishuri mumbwire mu ndaburi. Yego rata we nta kibazo ufitanye n'umuntu bita Shani. Twariyunze nyine icyo twapfaga se si umugabo nyine. Ese ngiye rero bubira naca reka babwize ukuri ngiye hari umuntu urongera kumbwira ubugambi mu inbox mbese reka mbabwire baragira bati Jessica na Shani barapfa Stone. No nareba inbox nkabona nta nubwo ari we muntu bari gukunda naho bari gukundana n'uwo mukobwa bita Tera. Haza agakino kiwenge nagazajya zanga ndongore ajye kurongora izo ntaya nago bibaho. Ariko uremeza gukundana n'umuntu bita Stone Temple. Ni umugabo wanje gutesa izo ndango nizatera ko zazipanga akazi. Tera nafite umugabo ufunze mageragere nafite uruhinja nabyaye vuba yo mbwakazi y'umujura mubi. Ngubwo rangi iba yaje aho ngaye ivuga ngo ikunda Stone wandaya zamukangankwere. Niba muzamure nimba hari bamuzamure irambeshu. Yajya akuri mangaye wowe. Ikanzu hari n'unda 130 by'amavuta, hari n'unda 50 bya complete, hari 50 by'amapantaro urumva imyenda gusa iranda iraza gafata ibintu byakakubwira ngo ngiye ku mu agent mbitenya koherereze igati kubroka. Ndahamagaza ribu yo mu Rwanda babajura babasikama basigaye batwiba amafaranga y'imyenda twaranguye mu bajyana igikondo mujya kubafunga. None se turamugezayo mubimubwire turamugezayo ahantu nzamubona hose nzamagararira kandi nibanze ko azatinya ngo mutamufata noneho ajya homba akazi nawe buri munsi ajya homba akazi uri twe tuzana mutakaza harenze haturimo ako duca agasuzuguro k'indazi Kigali. Yamenyereye abacaguha akazi ntago bazi. Bashaka kumwambura telefone bakanamukubita. Yamenyereye abacaguha akazi ntago bazi. Na wawo. Yamenyereye abacaguha. Jessica wumvise ko nta kintu dupfa Derek. Dore ku bantu batazi Stone mwese nezere ko mumuzi. Yewe umugabo wanjye y'inzobe yarabasajije mwandaya murebe kuri dore n'uyu nguyu. Ni umugabo wawe pe waramukurekeye ikibazo rero njewe. Erega Shani nawe naramugwaye ndamukurekera ariko akazajya akomeza kungarukaho kandi muri Jessica ubundi wowe wabwiye umugabo wawe akagenda gake akareka kujarajara mu bakobwa niba ari we kibazo. Wawe retse akareka kujarajara. Umva nkubwire avuka Norvège nkavuka mu Gitega. Nagwa azambana Kigali aranana nizo ndaya baba yatoye imihanda nge yaranyica ubuzima imyaka 4 yose negereje ingegera yanyambitse impeta uri kumva neza nanjye do mbiri ubu ngiye kujya gusura imageragere njya gusura umugabo w'iyo ndaya ngo nitera ngende njyana ibimenyetso ama video yose ari kuri Stone mu gahanga ndaje mbi posting bijya kuri YouTube ni wabo n'umugabo we babimenye ko ari indaya y'umwanda. None se Jessica kubona ko Stone yananiranye uri kumva wa muretse Nase mureke kangahe Shani mureke kangahe mwazanye inshuro zingahe kuva ejo mu gitondo ejo rigo nyina Tera mwaravuganye twaravuganye twiriwe tuvugana umunsi wose nibyo ngibyo bigusaza nibyo binsaza nyine nakanamamagana nesha umutwe ubundi izo ndakaba yarazirongora bambaza iki Kololo jareka gizi iriyo story mbanye iracyanze burundu banda Nyagasani. Iriyo story ngira nkoreze video wivanga mu mwana ugasanga no bikomerekeye. Doze iyi story mwebwe ni ukuri kwima umwana anyura none subi. Uwabo baramuzi. Ndashaka kuvugana na Shani yambaze najyanye umwana ku ishuri naje. Niko amada ubundi wabite ubwira ufite icyo amaza sinamuretsa kubera wowe umugabo wanjye. Umugabo wanjye n'umugabo wakoze. Ega gizi Stone aratwika bro. Imyaka 2 ariko ubusiye musabwa pe
Akiyo niga mana yo niga birasaba ko tubishuti nayo ndagapfa. Ako nk'ubu Nari nawe sha. genda hano shaka bagenda bamukunda wirirwa muvuga kumara yivu birirwa baza satani pipa bakahansanga bakandeba nabi bagaciragura bakenda gupfa urizi indaya zose ndazizi Noneho kabasetse ejo bundi tera yaje kuri hosta yanjye rero mbaye inkuru. Igo sha Banza no kumwiyama mbanze namwiyame kwirirwa abwira Stone ngano mire ngano ya hosting wanda yawe ndakwiyamye. Vana mu bwonko bwawe no mu matwi. Aso umukobwa bamuzamuye mani niba ari stera Ndafata bureka mbanze mvuge ndafata abana bashyire ndafata abana bawe mbashyire ku karubanda n'umugabo wa namushiki wa na nyoko wowe tera wandayo y'umukecuru ishaka guhangana na Jessica. Turahangana iwanyu bamenye yuko uri ndayi babagabo babandi nakwanika Miss Jessica umwana wo mu Gitega mu biryogo baby ndakwanika wa mujura we. Reka nkubwire deri iyo mbwakazi yajana na hostingi baza kunyicira akazi baza kunyicira host niyiziye mu kazi mbona Stone aricara turamye we na ba regional niyo mbwakazi yasinze ngije kumpirikisha yewe umva kuri table yanjye ariho bicaye mitambwira boss la table sinyicaraho mu mindure table mba ngiye ku yindi table ngiye nahise nicana nabande na ba cardinali nicaranye na ba cardinali ubwo teramara gusinda sasa umwana w'umukobwa aryame hasi adusebye aryame mu muhanda akiri inkonda oya akazaryamye ntiyajyanye ari nyarira kuri moto ariko kuki nafashe video ko ahubwo se man twarumiwe yaguye byanyabye yakororoje Yera iki Stone amureba ahagaze imbere ye iyi ndaya ngo ni Pretty yari ko twabibonye twebwe iza shami kuki utafushe ko rakariri koko ngukame yarako rero nawe sibyo Rangu bazarukumye iriya video ndamutse nanayerekanye bahita banamfunga video mani narayifasha ariko ntabwo mani bahita bananye oya atambaye ubusa nago bagufunga jewe nimba uyifite uyimengerera ipostinga bamfunge sheri oya nanone ntabwo ndayiguhaye imbwakazi yirirwe n'ukagenda uri kwitera umugabo wacu akaza no Derek wamwishirije Redis amafaranga noneho Jessica no kamishiriza umugabo ese ubundi Stella muri kuvuga so uyu nguyu na Stella yitwa Tera nuwo yo nicyo kiraya we nicyo kiraya iyo ngiyo rwose ibi ngibi babara bivumye umugabo arafunze n'umujura n'uyu mukobwa n'umujura yabuze umuntu umurongora ari kwitera Stone wandayawe rero natakwanika kabisa uri kumva rero yayo byageze ku bacagwa kandi wabona ikintu ari kuzira ari ugukundana na Stone ahubwo se bakundana aramushaka none Redis ashaka Stone ari kuzira amadeni y'abandi ari kuzira amadeni oya reka tube honest uyu mukobwa si muri kumuziza Stone gusa njyewe Stone ndamuzi none Redis azi Stone Redis ko yakoze video n'abandi bashuti b'amavideo bagera mu 10 bazi Stone abakara abamama bafite abagabo bubatse Stone baramushaka hiki akuba kuri Jessica arazira Stone ariko kuri Redis se arazira Stone Dese Redis we abafite ikihe kibazo ariko yishuka Tera nta cyozo mufiteho ndafata umwanya mukorera video nta cyozo mufiteho none se we mufitanye iki akoreho namwe muri kwi nese umufitanye ikihe kibazo kereka kwijijisha mugerere yavuze ko amuri mu mafaranga nese ni wowe yakubwire zamura Dubai Fashion akubwire 50,000 Dubai Fashion yaje muzamura zamura Dubai Fashion Dubai nyakari n'undi nari 130 by'amavuta aguhe na chati bose bahamagara na wa mutima muhamagara hari igihe umuntu afata ideni ahubwo Deri iyi ndango nitara tugiye kuyanza ukusetsa wowe umuntu afata ikanzu yawe yambaye akayiryana kariri ari ideni ukamureba ukamwiyorera wowe Dubai niwe muntu nshaka ngabe nese Dubai zamuka ariko nawe Derek man ishyira mu kimbo cyabo babyeyi uraranguye wishyura imisoro uracuruza inda iraje iripimye iratwaye igiye kurimo amafaranga arenga 150 ingahe ikakuboroka hose kuri Instagram hose yazajya umuhamagara nimero kumva ari Jessica banza umve kuna ari ikigoryi ukuna none urangura n'umujura ruharwa iyo umwohereje delivery ahana yifatira naga yifatiriwe iyo usubiye kumureba barakubwira ngo nta nubwo umuntu tumuzi ibaza inda y'umujura mwe ajya kwihisha mu gipangu cy'umuntu batanamuzi
ubu ribirirwa afunga abantu babamanuzi ubu ntabwo ibizi ko hari n'abandi bantu biba gutya mu cyayi nawe ni umumanuzi duba babwire 50,000 agufitiye by'amapantaro. Oya tera wewe tera nta mukobwa ukimurimo turamuhigisha uruhindu ahazahostinga hose haba mu Rwanda haba mu ntara haba umva yaje Nyagatare yajya he turi maso kumumanura umva ese Dubai biri kuvugwa n'ukura kurimo amafaranga Evresiri n'ukuri na nije gusase ngaho bapazo ngaho bande uyu mugi turi kumushaka turi beshi jya muri shike wumve na wundi inkuru iriho ni tera turi kumushaka turi beshi nago umukobwa nkuriya tera yikopeje kodex y'agafishura yakagombye kugenda kodex y'igihumbi yakagombye kugenda urumva rugumukazana wanyu nirambuku Derike ubwo rero tera ni ikibazo ngebwo niyo Derike banza wumve se wumve Dubai tera ni umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi pe ariko isura yiwe n'ubwiza bwe yarabyangije ntabwo tera ari umukobwa wabura n'umuntu yagaramira ngo amuhereze 500,000 cyangwa miliyoni atuzenguruka twishyure igikuba cyo gucika udutoso natwo twagiye he ariko kubera ko ari umukobwa w'ikigoryi w'injiji ibu twe tuzamufata yaba afite telefoni yagenda yambaye ubusa twe ntabwo bitureba ahaza hotinga hose umukobwa muri kuvuga ni we wundi mumbabareye mumvane ni we wundi murebe bicisha murebe na umukobwa turi kuvuga ni we wundi president none ni we wundi umukobwa w'umusirimu gutya se ibintu ariko muhamagare Derike oui Derike ndakumva yari hosting ni mugoroba Inyamurambo rwa Rutabura mubaze ngo yagiyeyo ni mugoroba kinya n'ibintu byamumujije akazi yahunze yarayagiyeyo ntago yari yahawe akazi yagaragaje abantu yatumiye abantu ko azahostinga yose yagiye yose ngewe uyu mukobwa namubonye muri host turi kumwe pe yari yazanye n'abafi uwo mukobwa namugura umwe wamwiteza ibaza umva muretse mvuge iyo nda yaje kuri host yanjye imara umva yanyweye agashoti katekera gusa ahita atangira gucira ingona angwa na kokayine yicishe mu mazuru agasinzira agatangira guta ibikonda ninde mugabo wamurongora akamuha miliyoni madani. God damn, what the fuck? ko nicyo deri nari mari ibintu Jessica ari kuvuga no ukuri ntabwo ari kuvuga ngo waje twitiranyije je na Jessica ngo urukota uyu mukobwa ari kuvuga uri ko kurara umusore sibyo bintu bibaho arenze iki mani cyo mubona abantu bari aryama mu Rwanda agasinda nico kiza zikamubona hari ikintu utazi uyu ni umukobwa yatwihuriye physical appearance n'acatwaye pe umwana mwiza uyu ni umukobwa nyine umwawuri kabona ni umusirimu ahubwo ngiye birangiye ikibazo muzahura